kuri channel yanjye babwira ibintu abantu benshi batinya kuvuga. Ndizeye Rubasha, ndijwi ry'iragamuntu y'Abanyarwanda n'Abanyafurika. Mukomere inshuti zanjye, nongeye kubona aka kanya ko kongera tukaganira. Ndizeye Rubasha. Buri gihe ibintu byarahindutse, intekerezo zacu zihora zitubwira iti tuganire. Ibi byaroroshye. Mbere n'abakurambere bacu kera cyane bajyaga munsi y'igiti bakaganira uko imyumvire yabo imeze, uko mu ntekerezo yabo bimeze. Muri iki gihe rero byaroroshye kubera ko wicara ahantu, ufata telefoni yawe, ukavugana n'abantu aho bari hose, miliyoni zose ku isi uvugana nayo. Ubuzima bwabayeho gutya kuva kera nuko bwabayeho. Nubwo tekinoloji irabyoroheshya cyane, irabyoroshya, niyo mpamvu urabona buri muntu wese aba ashaka followers. Wibuke ko na Yesu nawe akigenda yashakaga followers. So ubuzima ntibuhinduka, ubuzima buracyari bumwe. Nkuko rero dukomeje kuganira inshuti zanjye Banyarwanda, ndakomye kubashishikariza kugira ngo mbabwire nti igihe kirageze cyo kugira ngo dutangire tugire icyo dukora mu mibereho yacu ya buri munsi. Nkuko bibona ibihugu byinshi byo muri Afurika biri guhindura imikorere yabyo, biri guhindura uburyo abantu babaho, uburyo imikorere ibaho, kugira ngo ihindure uburyo bwiza bw'abaturage bw'Abanyafurika. U Rwanda rwatanze urugero. U Rwanda intambwe rufite, ibitekerezo byakoze guhindura, nicyo cyatumye n'ibintu bya Afurika byose bihaguruka. Ibi byose mubona biri kuba muri Afurika biraterwa nuko u Rwanda rwatangiye rugashyiraho gahunda, rukerekana ko ibintu byose bishoboka. Iyo mbonye bavuga bati u Rwanda ni igihugu gifite isuku ku isi, muri Afurika hose. Kugira isuku byabaye umuhigo, ariko ubundi kugira isuku ni ikintu cyagombye kuba naturel. Yenda byibuka Abanyarwanda bagira isuku n'ubundi kuva kera. Urabona abantu bakubura ahantu hari ivumbi hagacya. Twajya gusura nyogokuru tugasanga ivumbi, ahantu hari ivumbi, atari kaburimbo, hatari sima, bakubuye kabisa, ibyatsi biri ku ruhande, ugasanga hakeye. Ariko rero urumva ko uwo muco uracyaturimo. Kubibona kuriya ntimugire ngo ni ibintu biva ahandi, ni ibintu biva muri kamere y'abantu. Niyo mpamvu byaje bikoroha. Isuku ni ikintu kiteye ubwoba, ubona ko cyahise gihindura Afurika yose. U Rwanda rwatumye Afurika yose ihaguruka, itekereza. U Rwanda rwakoze ikintu gikomeye cyane, kwiyamamaza muri iriya mipira y'i Buraya. Muriya n'ubwenge, iriya ni business. Iriya ntabwo ari kuyobora igihugu gusa, ni ibintu birenze. N'ubwenge burenze, nibyo mbabwira. Ibintu nk'ibyo tuhuye nabyo turi Abanyarwanda, nk'uko mbabwira, Abanyarwanda ntabwo ari, u Rwanda ntabwo ari map gusa. U Rwanda ni abantu, aho turi. Ariko urabona rero nicyo Afurika iri guhindura mu myubakire yayo,
iri guhindura mu mikorere yayo. Urugendo ruracyari rurerure. Nanjye niho nshaka kuza kubabwira inti hari ahandi tugomba nanone guhaguruka hakomeye cyane, tugendera tugafatira hamwe, cyane cyane gihindura umuntu ku giti cye. Ni wowe ku giti cyawe wumva ko uri umunyarwanda, wumva ko icyo ubonye u Rwanda gikoze uri umunyarwanda, ugomba kugishyigikira ukacyishimira. Hari igihe abantu benshi baba mu bihugu byinshi byo hanze ba diaspora n'iki, ugenda mu bantu uvuga igihugu cyawe nabi, ukagira ngo urakora neza se, ukagira ngo hari ikindi ugira. Ariko burya iyo uvuga nabi igihugu cyawe, uvuga abantu bawe nabi, nta muntu ushobora kukubaha, barakumva bakaguseka. Iyi ni experience mfite. Kugira ngo wiyubahe uriwe uri umunyarwanda, kuko ntushobora guhinduka. Yego dushobora kugira citizen z'ibihugu bitandukanye se, dushobora kugira ubwene gihugu bwinshi, ariko ubwawe naho buhora ari ubwawe nyine. Niyo mpamvu mbabwira inti ni ikintu cyiza gikomeye. Ishema tugomba kwihesha ni ukumenya abo turibo, ni ukumenya abo tuvuga, aho tukomoka, aho tuvuka. Hari ibintu byinshi bihuye binyuranye se, hari ibintu byinshi bidahuje se, ariko ishema ryaho turuka niryo rigomba kuba rya mbere. Ishema shaka ngiye kubabwira, icyo mbashishikariza nk'umunyarwanda, aho uri hose ndashaka kugira izina ryawe ry'ikinyarwanda, amazina yawe y'ikinyarwanda. Iki ni igikorwa gikomeye, tugomba kukigeraho tukagihindura. Ni umuntu kuri umwe, umuntu kumwe, famiye ikaza muri communauté muri société ikageza ku gihugu. Kubera iki abazungu badufasha bakaduhindura amazina? Niko gasuzuguro, niko kintu kibi undi muntu akorera undi, kumukuraho irangamuntu ye, akamukuraho amazina ye, akamuhaye. Nicyo kintu kibi ku isi, niko gasuzuguro umuntu aba akoreye undi. Bivuga ko umuntu atakubaha. Iyo umuntu akubashye yaje kugusura iwawe, akurekera ibyawe, akaba yakora business nawe, akaba yagira se ibyo agukuraho n'ibyo agira gute, ariko iyo akubashye akurekera uriwe, akakurekera izina ryawe, akakurekera irangamuntu yawe, akakurekera ubwenge bwawe. Aha rero abakoloni baza bo ibyo ntibigeze babitekereza, babidukuyeho. Urugero mbaha, umwami Musinga Yuhi wa gatanu niwe wenyine wabyanze. Intwara aranga, abyanze ubutegetsi arabureka. Kureka ubutegetsi kuko yanze kubatizwa. Niba hari intwari u Rwanda ruvuga, akwiye kuba mu ntwari. Ni igikorwa gikomeye. Ni umuntu kugira ngo ube umwami ubanza kuba umwana. Buri wese ni umwana. Ukaba umwana se ukajya kucyugeraho. Nabanje kuba umwana kuba mpagaze aha kugira ngo mbabwire, kugira ngo tuvugane. Ariko kugira ngo icyo kintu kimuzemo, kugira ngo icyo kintu avuga ati ntabwo bishoboka, ingoma muyijyane, genda giye, ariko simbatizwa. Banze yuko anahambwa mu gihugu. Ibyo rero nibyo nshobora kongera tukagarukaho tukavugana nk'abanyarwanda. Twabenshi nyine ntitwamushyigikiye, twabonye ko ibyo bibaye, twese turemera, tubintama, turakurikira, turabatizwa. Ibyo si ngombwa ko duhora tubisubiramo. Igihe kirageze cyo guhinduka, tuyarekeye ayo mazina. Icyo nabasabaga cya mbere kuri zo social media zanyu, ariho duhera, ntugatangire kwerekana izina. Nk'ubu ndababwira, nk'iyo ubonye abantu batumira abantu mu bukwe, ukandika ukabana banditse amazina
ngo famiye Bosiko. Kuki ushyiraho famiye Bosiko? Njye ndavuga we ni inshuti zanjye nzi, wavuze famiye Rwasibo, ukajya kubona ngo famiye Paul, wavuze famiye Kabahizi, ko hari ibyo byoroshye. Ayo mazina ukabujya kuvuga ngo famiye Hassan, wavuze famiye Karera, ugashyiraho iryo zina ry'ikinyarwanda ku munyarwanda, ku muryango. Avuga family Karenijabo se, family Gakarama se, ibi byo kuvuga ngo family Juvenal, ngo family amazina y'abazungu, twari dukwiye kubitekerezaho tugahinduka. Mwajya mwandikira abantu invitation, mugatanga amazina y'umuryango, amazina y'ikinyarwanda, amazina kuko yerekana kuko turi abanyarwanda. Ni ikintu gikomeye mu ntekerezo, ni ikintu kizahindura ishema. Nicyo twarakungiye, byarambayeho, nararibihinduye. Nitwa Ndizeye Rubasha, aho ngiye abantu bose mbwiye babwira izina ryanjye, bagomba kubyiga, bagomba no kwiga kurivuga, kuko rimwe na rimwe abazungu ntibyorohera, ariko iyo beretse ko ari izina ryawe, barakubaha kuruta ibyo waba bindi byose ufite n'ibindi byose wabereka. Izindi community zose tubana nazo nyinshi zose mbona abantu bagira amazina yabo. Abahinde barakolonijwe bagumana amazina yabo, aho bava bakagera, akazi kose bakora, aho ba immigrant bose, aho bajya hose basanga amazina yabo barahinduye. Cyane cyane muri Afrika nitwe bajambije, baratwishe. Ariko rero njye niyo mabwira, igihe kirageze yuko tugira icyo dukora. Ntabwo ari igihe cyo guhora muri histoire y'ibyatubayeho. Ibyatubayeho byarabaye, ariko kugira ngo tubihindure rero, kugira ngo twiheshe agaciro rero, niko twongera kubivuga, tukabivugana, tukabiganira. Hari ababyumva, hari n'abandi batabyumva, nuko bimera. Ibintu byose ntabwo ari uko abantu babyumva kimwe, ariko iki cyo nicyo, kubera ko niyo nkubwiye nti uye kureba se, iyo ushyizeho amazina y'amanyarwanda ukajya gushakisha muri koranabuhanga, uza amazina ubona, za James, za Charles, za Irene, za Yvonne, za Michelle, za Eliane, ntabwo uzibona iyo uvuze amazina y'ikinyarwanda. Aha nicyo nshaka kubumvisha ko tugomba kumenya ukuri. Yego wararifashe, ariko rifata atari ubushake bwawe, ari uko abazungu baje bakabidushyiramo mu bwenge. Ni ubwenge bakoresheje. Batuzajya ubatizwa, kubatizwa ugomba kugira izina rindi, ko basanze abantu bafite amazina y'ikinyarwanda, babahindura abakristo. Barangije kubagira abakristo, bababwira no kuhindura amazina yabo. Mu bindi bihugu hari abo bagize abakristo ariko bagumana amazina yabo. Twe rero mu Rwanda nta no guhindura gusa idini ryawe, baguhinduraga n'izina. Izina ryawe ryiri pagani, ryiri nyarwanda, izina ry'umuryango, izina rifite iyo risobanura, izina rifite aho rikomoka, baryita izina ry'abapagani. Na n'ubu mu Rwanda iyo tuvuze bati izina ryiri nyarwanda, baryita izina ryiri pagani. Pagani muzi icyo bivuga? Noneho izina y'abazungu bakaryita izina ry'abakristo. Icyo nicyo kintu tugomba kureba, kugarura ishema n'ibyo tuvuga, kugarura ishema n'ibyo twiha, n'ibyo tuganira hagati. Iyo uvuze ngo amazina y'ikinyarwanda ngo ni amapagani, ubwo bushatse kuvuga iki? Ubwo se ubutishujuguje, ubwo se tuba tutihesha agaciro. Ibi nibyo tukuganira namwe, ibi nibyo bitekerezo ndi kubagezaho, kugira ngo tubiganire. Nge si ukujya impaka nshaka, ni ukubagezaho ibyo bitekerezo, uko tubyumva, uko tubivuga, uko tubibona, uko turi abanyarwanda. Na experience y'ubuzima.
ntabwo byansabye kujya mu mashuri kugira ngo nze kubivuga. Oya, ndi umuntu usanzwe ufite akazi gasanzwe, utekereza, kuba ukuze, kuba unararibonye, kuba izi tekinoloji ziza ukavuga utereka nanjye njyeho, nanjye mvuge ibyo mfite mu ntekerezo yanjye, ibyo maze kubona na experience y'ubuzima, nta bindi. Ni nk'ibyo ngibyo, ibi by'amasengesho twirirwamo, abanyarwanda birirwa b'abakristu, tujya gusenga, twirirwa muri iyo mihango, nayigiyemo igihe kirekire, nayigiyemo imyaka myinshi. Kubera iki se? Nuko undi muntu yabituzanye akabidushyiramo. Ibyo nabyo nararebye, ndavuga ese nzajya nirirwa inyuma y'abantu b'abakristu njya gusenga, ngo ni umukristu ngo ngomba kujya gute? Iby'ubukristu nabivuyemo, najya mu kiliziya kureba abandi nk'uko ari abandi, kubashyigikira. Najya mu musigiti nk'abandi ari ikintu kibaye, najya kuri 7 days ari nk'abandi. Ariko kugira ngo dukomeze kurangwa nk'aho kugira ubuzima bwiza ari kuba umukristu se cyangwa kuba umwisilamu kuko uri umunyafurika, ntabwo byari bikwiye kubaho. Ntabwo abanyirabura twari kwiye kurangwa n'ubwisilamu se n'ubukristu. Hano abenshi bambonye uri muri Afrika, are you Christian or are you Muslim? Ubu ikigenda babwira ntoye, no, I'm just Rwandese, I'm spirituality believe. Ndi umunyarwanda ufite ukwemera kwacu kwa kinyarwanda, kwemera ko Imana iba muri njyewe. Imana ni njyewe, Imana ubuzima bwanjye ikubamo aho uri hose. Umuzungu araje atubwira ati Imana iba yaraje tujyana, iragenda, umwana wayo amaze gupfa, Yesu azaza, azagaruka, azadukiza ibyaha, abandi batazakiza ibyaha bazajya muri rutazima, abandi bazajya mu ijuru. Iyo niyo nyigisho ze. Inyigisho ze yaraziduhaye, natwe turaziyiga, tuzigisha abandi, tuzishyiramo abandi bana, tuzishyiramo iki, biba intambara. Iyo umuntu akubwiye ko atari umukristo, iyo mbabwiye ko ntari umukristo, ntakijya mu misa se nk'umukristo se ari nk'ikintu cy'inshingano se, njye mu misa ngiye kureba inshuti zanjye se, ngiye gufasha undi muntu se, umuntu antumiye se, umuntu agize gute. Ariko ntago ndangwa no kuba umukristo. Ndi umunyarwanda, umunyarwanda ufite amazina y'ikinyarwanda, ugira ishema ry'ikinyarwanda, w'umunyafurika. Iki nicyo nshaka gushishikariza urubyiruko. Hari abenshi mu bifite mu ntekerezo nkanjye, hari abenshi mushaka abandi tuganira, tukabishyirana mu bitekerezo, tukabiganira kugira ngo tungurane ibitekerezo. Iki nicyo kintu cy'ingenzi, icyo nicyo kintu gikomeye kigomba guhita guhindura Afurika yose. Tugomba kwihindura, kwiyumvishamo ko dufite agaciro, tukizera, tukiyumvamo ko turi abantu nk'abandi. Imana yaturemye kimwe nk'abandi. Nta muntu ugomba kugusuzugura kubera ko se uruhu rwe se, kubera se ibyo afite bindi se bikugize se. Twese turi kimwe. Imana yaturemye kimwe kuri iyi si. Ntabwo ugombye kuba umukristo kugira ngo ubeho neza, ugire ubuzima bw'iki. Ntabwo ugombye kuba umwisilamu kugira ngo ugire ubwo buzima bundi. Ibi mbabwira ni ubuzima busanzwe. Ibyo mbabwiye, nabo umukristo, ntabo umukristo, wawe iki, ubuzima bwacu ntibuhinduka. Ubuzima bwacu ni bumwe. Twinjira kuri iyi si kimwe, tukabaho ubuzima kimwe, igihe cyagera tukagendera kimwe. Kuri iyi si nta muntu uyoba, inzira ni imwe, ni one way. Ariko rero uburyo tubamo nibwo butandukanye, uburyo tuganira, uburyo twigishanya nibwo tuganira. Kuba mpagaza nkabivuga, nkafata umwanya wanjye nkabigisha, nuko biri mu ntekerezo yanjye. Imana ibivuganye nanjye, Imana iba muri wowe. Nawe ukundeba ibyo unsubiza byose biri kuva mu ntekerezo yawe. Hari unsubiza arakaye, hari ubona iyi video yanjye agahita yizimya, hari undi utekereza utereka da nzamwumva ejo, hari undi uvuga ariko uyu muntu reka numva ibintu avuga, ariko banza harimo ukuri. Gutyo nuko bigenda, kuko bifata igihe. Guhindura imyumvire iri mu ntekerezo yacu bifata igihe, ntabwo ari ibintu byoroshye. Imyumvire, intambara tugira, intambara ugira muri wowe wenyine, nta wundi uyigira. Niyo mpamvu intekerezo yacu ari Imana iba. Ikintu cyose kiba mu ntekerezo yawe. Ikintu ukora ari cyiza ari n'ikibi, nta handi ukibona, ukibona mu ntekerezo yawe. Ikintu kikubabaza nta handi kikubabaza, iyo ubabaye mu ntekerezo yawe.
abandi ntibashobora kubimenya, ugomba kubibabwira cyangwa ukabereka uburyo ishusho yawe ibyerekana. Ishusho yawe iravuga. Umuntu arakureba akareba ishusho yawe ntacyo umubwiye, akaba ashobora kumenya uko umeze. Rimwe na rimwe hari igihe bibukuri cyangwa ntabimenye. Njye hano abantu bajya bavuga rwose kubera agasuzuguro nyine Africa is good is poor, ngo abantu barakennye, ngo ariko ngo usanga bishimye, ngo usanga baseka. Guseka ntabwo ari ikimenyetso cyo kwishima. Guseka ntabwo ari ikimenyetso cyo kwishima. Ubuzima bwose ni kimwe. Yes, kwishima bibiri muri wowe. Kwishima ntabwo bisaba ibintu byinshi. Hari igihe ufite ibintu byinshi ntiwishime. Hari igihe uba nta kintu ufite na kimwe, ntacyo ufite ntiwishime. Hari igihe uri mu bibazo ukishima. Hari igihe uri mu bibazo ntiwishime. Intekerezo zigenda zitandukanye. Hari igihe ushobora kuba nta kintu ugira rwose, nta kintu ufite, ukishima, ugahora wishima. Nanone hari igihe ushobora kuba ufite ibintu byinshi bya mirenge, nanone ugahora wishima. Kwishima biba muri wowe. Urukundo ruba ruri muri wowe. Ubuntu bwiza buba muri wowe. Ubuzima bw'umubiri wawe buba buri muri wowe. Ikintu kikubayeho ntawe ukimenya. Iyo ugiye kurwara ntawe ubimenya, kuko ibyo nibyo bintu biba mu mubiri wacu. Ibyo nizo ngufu z'Imana. Ingufu z'Imana zibana nawe, ntawe uzimenya kuko ziba ziri muri wowe. Izindi ngufu zose zo hanze, iz'ibintu se, iz'amafaranga ziba hanze, turabibona, turabyerekana. Ariko izindi ngufu za mbere, ingufu z'Imana ziba muri wowe. Arizo ingufu z'ubuzima bwiza bw'umubiri wawe. Kwishima, ingufu zo kwishima ziba ziri wowe. Ingufu z'urukundo ziba ziri muri wowe. Ingufu z'ubwiza bwawe no gusabana ziba muri wowe. Mu ntekerezo yawe nta wundi ushobora kuzibona. Inshuti zanjye, mukomere rero, tuzakomeza tukigenda tuganira. Izi nizo nshingano zanjye zo guhindura, gukomeza kubabwira, kubashishikariza kugira ngo duhindure, dufate amazina y'Ikinyarwanda, dufate, tugire ishema ry'igihugu cyacu, ishema ry'u Rwanda. Aho ugeze hose werekane kuri umunyarwanda, werekana ko ufite n'amazina y'Ikinyarwanda. Ibindi byo gusenga se, iby'ubukristu ni ikintu kitoroshye, ni ikintu kiri mu ntekerezo. Abantu bagira bafana benshi, ni ikintu kitoroshye cyane. Ariko kubivuga si ikindi kibi, si urwango. Tujye tuganira neza, nta kwangana, nta gutukana. Gutukana ntacyo bitanga. Impamvu tuka umuntu nuko aba akubwiye ibintu bidahuye n'ibyo utekereza. Niyo mpamvu dutukana, kuko nkubwiye ibintu udafite icyo utekereza, bidahuje n'ibyo utekereza, nibyo bakwigishije imyaka n'imyaka, uhita urakara nyine ugatukana. Ariko si byiza nyine. Niyo mpamvu ngiye gukura mu kubigisha kwanjye se, nicyo kintu nanone kirimo, kutagenda utukana se, kutagenda urakara se kuki umuntu akubwiye. Ugomba kubaha umuntu, tukubahana. Imana iravuga iti kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iryo ni ryo tegeko ugomba guhora ugenderaho. Iyo ukunze umuntu w'inshuti yawe ukamukunda nkawe, ntumwifurize ikibi nk'uko utacyifuriza kuri wowe, ubuzima burafasha kandi bugenda neza. Sawa rero, mukomeze munkurikire kuri The Rubasha Family Podcast no kuri my YouTube channel Ndizeye Rubasha.